Hello, mumeze mute abantu mwese mukunda Jose Official TV ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye kwerekana amazi ya gombo, amazi meza. Niba uri umuntu uzi kugira ikibazo cy'amavangingo ugomba gukoresha gombo. Niba uzi ko uri umuntu urwara igifu ugomba gukoresha gombo kuko irakivura. Niba uzi kugira ibibazo by'umuvuduko ugomba kujya unywa amazi arimo gombo. Hari abazikoresha nk'imboga, hari abazikoresha abazishyira mu mireti, harimo abazishyira mu isosi. Ugomba gukoresha gombo cyane cyane kuyinywa mu mazi bigira icyo bihindura. Niba uzi ko uri umuntu ufite uruhu rukanyaraye ugomba kujya unywa gombo. Niba uzi ko uri umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bitandukanye ugomba kujya unywa gombo. Gombo rero ku bafite ikibazo cy'amavangingo iragikemura ako kanya. Ugomba kujya unywa gake gake, ntabwo ari byiza kunywa nyinshi, wajya unywa nkeya irahagije. Hari ibyo ugomba kwitondera ndaza kubigarukaho, ariko reka tubanze turebe ibintu akamaro ka gombo. Gombo ni imboga, ntabwo nzigeze zinjire mu Rwanda, ariko ni imboga zikunze gukoreshwa n'Abanigeria, Abanya-Ethiopia, Abanya-Eritrea, Abanya-Egypt, bakunda gombo cyane. Hari abazikoresha rero mu buryo butandukanye, buri gihugu n'umuco wacyo. Hari abazishyira mu isosi, buri Abanigeria bakunda isosi ya gombo kuyirisha ubugari. Harimo n'abayishyira mu mureti, bagashyira mu magi, bagashyira mu mureti bakayirya gutyo. Abanyarwanda rero muri rusange akenshi isosi ya gombo ibinyerera, Abanyarwanda babasha kuyirya ni bake, ariko biba byiza iyo uyishyize mu mazi. Uyishyize mu mazi yakora. Rero iyo uyishyize mu mazi ufata amazi yawe yo kunywa, ugaronga gombo ugashyiramo, ubundi bikabyuka, ukayirazamo cyangwa ukayishyiramo mu gitondo ukayinywa nimugoroba. Biba byiza rero iyo unyweye nkeya iringaniye, ndaza kubivuga. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kuyishyira mu mazi yo kunywa ukajya uyinywa mu mazi. Ikintu cya mbere rero ni uko abantu bakunze kuyita ngo ni iy'abagore, ariko n'abagabo barayikoresha. Abagabo barayikoresha, ni nziza ku bantu bose, yaba abagabo, yaba abagore, yaba abasore, yaba inkumi. Gombo ni nziza. Tugiye guhera ku kintu cya mbere ikora. Ikintu cya mbere, gombo ivura ikibazo kijyanye n'amavangingo. Ni nayo abantu benshi bazi ko ikora. Nimba uri umudamu cyangwa umukobwa ukaba ufite ikibazo cy'ububobere bukeya, uzanywe gombo bizakugiraho impinduka. Ikirahure kimwe cyonyine kirahagije ku munsi, utiriwe ukabya. Nimba uyinywa buri munsi wajya unywa ikirahure kimwe kiba gihagije, impinduka zitazigaragara. Icya kabiri ni uko gombo ituma uruhu rwawe ruba rwiza kurushaho. Nimba ufite uruhu rukanyaraye, niba ufite uruhu rwumye, gombo iragenda, kubera ko gombo irimo imyunyungugu itandukanye. Gombo iragenda uruhu rwawe ikarugira rwiza rukoroha kandi rugasa neza, noneho iminkanyari ikagenda gake gake. Biba byiza kutarenza litiro imwe ku munsi. Nimba uri umuntu udatwite, niba utwite ni ikirahure kimwe kirahagije. Kandi nimba unywa litiro ugomba kugabanya iminsi uyinywa. Ntabwo ari ngombwa ngo uyinywe buri munsi, ushobora kuyinywa. Nimba wanyweye litiro wacishamo nk'indi minsi 2, ariko nimba unywa ikirahure kimwe wayinywa buri munsi nta kibazo, biremewe, ntukabye. Gombo icya gatatu ivura constipation. Gombo rero bakunze kwita okra, ivura na constipation. Nimba ivura constipation bivuze ko ishobora kugutera na diare. Unyweye byinshi byagutera diare, niyo mpamvu abantu benshi bayinywa ikabatera diare. Ujye unywa gakeya karahagije. Hanyuma icya kane, ubwo maze kuvuga icya gatatu, icya kane ituma amagufa akomera kuko gombo irimo potassium ikabamo na calcium. Nimba irimo calcium rero, calcium ikomeza amagufa, uzajya uyinywa izagufasha. Icya gatanu, gombo ivura umuvuduko, igabanya umuvuduko. Ntabwo iwuvura ko si umuti wo kwa muganga, ntimunyumve nabi, ariko irawugabanya, igabanya umuvuduko. Nimba uzi ko ugira ikibazo cy'umuvuduko, jya unywa amazi arimo gombo, ariko mu rugero. Ushobora kunywa ikirahure kimwe ku munsi kiba gihagije. Maze kuvuga icya gatanu. Icya gatandatu rero ni uko gombo ari nziza ku bantu bose. Ku bantu bifuza kuyinywa rero mujye muyigura muyinywe. Muzajya muyiteka mu mboga mujye muyiteka mu mboga muyirye, cyangwa se muyinywe mu mazi. Abantu benshi rero ntabwo bayikunda, baravuga ngo gombo iranyerera. Nibyo koko iranyerera nk'uko mubibona hano kuri video.
iyi mba nayiraje mu mazi nkaza kuyinywa mu gitondo ariko iranyerera, biba bimeze biranyerera, sinshobora kuvuga ikintu binyerera kimwe, ariko uku kunyerera kwayo nibwo bwiza bwayo. Iyo igeze mu mubiri wawe iragufasha cyane cyane gombo ku bantu bafite ikibazo cy'amavangingo n'abafite uruhu rukanyaraye. Nibyo natangira ubuhamya kuko nibyo mfitiye ibihamya cyane cyane. Rero abantu benshi bayikoresheje bavuga ko harimo n'abantu bavuga ngo yabavuye igifu. Nicyo kintu cya gatandatu nangiye kuvuga, ngo yabavuye igifu. Ibyo ntabwo nari mbizi, njye ni umuntu wabimbwiye. Mujye muyikoresha nimba mufite uburwayi bugiye butandukanye. Gombo irimo intungamubiri, imyunyungugu bifasha umubiri wacu. Nimba rero uri mushyashya ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ntugende utampaye subscribe, umpe like, umpe comment, umbwire video wifuza ko nabakorera ubutaha. Nkunda gukora video zo guteka n'izo gukora ibintu bijyanye n'iby'imirire muri rusange. Muzambwire icyo mwifuza ko nakoraho video. Hanyuma nimba iyi video igushimishije, uzajye uyoherereza inshuti zawe, ubabwire ngo nimurebe iyi video. Iyi video rero nikoze kugira ngo mpe inama abantu cyane cyane bakunze kumbaza cyane cyane kuri TikTok na hano kuri YouTube, bakunze kumbaza ikibazo cy'amavangingo, n'abakunze kumbaza ikintu kijyanye no kunanuka. Gombo ni nziza ku bantu bifuza kunanuka. Aya mazi ya Gombo ushobora kuyanywa ugiye muri siporo cyangwa unavuyeyo akakumara inyota. Muzabikoreshe rero, mumbwire nimumara kubikoresha muzambwire. Gombo ikindi bajya bavuga icya 7 nuko ifite ubushobozi bwo kurinda kanseri. Ushobora kuyikoresha rero, byo nta bihamya 100% mbifitiye, ariko irinda kanseri. Uzayikoreshe izagufasha cyane cyane wowe ikunda kunywebwa n'abadamu ariko n'abagabo. Nabivuze muzayikoreshe. Bayita amazi y'abagore, ikunze kugira amazina menshi. Bayita ngo Lady Finger, bayita okra, babivuga gute. Nuko nguko muzayikoreshe rero, mutubwire muri comment. Rero ndakeka video reka tuyisoreza aha ngaha. Muzagaruke turebe izindi video naho ubutaha, kandi mukomeze mukunde ibyo dukora, mukomeze mukore like, mukomeze mukore subscribe, mukomeze muduhe comment yuko mubibona. Hanyuma natwe tukomeze tugire courage zo gukora ibi bintu. Murebe rero aho hasi hari videos, murebe amavideo menshi nagiye nkora, amavideo atandukanye avuga ku bintu bitandukanye kandi byagirira umubiri wacu akamaro. Mugire ibihe byiza rero naho ubutaha. Bye bye.